munsi w'ejo hagaragajwe ubushakashatsi. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko abantu bose bamaze kugera mu myaka 45 hari ibintu bitatu bose bahuriraho bakiyemerera bo ubwabo ko aribo babyangijije mu myaka yabo mitoya. Kugeza ubwo basaba Imana ibintu bidashoboka ngo basubize muri ya myaka y'amaza 20 ubongere bikosore. Ikintu kibabaje kugerana n'uyu munsi nuko ibi bintu ukomeje kubikora utazi ko ari uburozi ku buzima bwawe, ukabikora wishimye nk'irarya kanya gato. Ariko ibi bintu bitatu nutabihagarika nona uzagera mu myaka 45 nawe ari amarira gusa. None ikintu kizakubabaza kandi kikagushengura umutima nukuntu uzasanga ibyo bintu warabikoze ubyita utuntu duto, ndetse warashoboraga no kuba wanabyirinda muri ya myaka yawe za 20. Ubu akaba ari byo bintu bikwiriza mu nsengero uri gusaba Imana ibintu bidashoboka bigusubiriza inyuma ibihe wongere wikosore. Tudatinze mu magambo menshi, reka twinjire imbere muri ubu bushakashatsi turebere hamwe ibintu bitatu abantu bose bageze ku myaka 45 bicuza kuba batarakoze ku myaka yabo mito. Si ibyo gusa, turanarebera hamwe ukuntu wanabyirinda nawe ukazagera mu myaka 45 wishimye ufite ubuzima buzira umuze, ndetse uteye Imana n'ababyeyi ishema n'isheja. Reka duhere ku kintu cya mbere. Ari abakobwa ari abahungu bose bicuza kuba batarigeze biyita ku mubiri wabo hakiri kare ngo batangire bagire siporo umuco bakiri bato. Ubushakashatsi bugaragaza ko iki kintu bose bakicuza. Umuntu wese iyo yumva akiri muto aba yumva umubiri ukomeye ku buryo yumva gukora siporo ari ibintu biraho. Yazamuka akagira mu myaka 20 akumva umubiri urakomeye, gukora siporo atari ibintu byihutirwa. Noneho yazagera mu myaka 40 cyangwa se imyaka 50 hamwe abatangiye kuzana inda ibicece, yumva umubiri utameze neza, atangiye kujya agenda akumva yacitse intege, agatangira kumva ko noneho ageze muri cya gihe cyo gukora siporo. Ibyo bintu biri mu bintu abantu bose bagishe mu myaka 45 bicuza kuba bataratangiye siporo bakiri bato. Inama n'abashakashatsi batugira baravuga ngo biba byiza gutangira siporo ukiri muto ukayigira akamenyero, noneho ako kamenyero ukagakurana ku buryo ugera muri ya myaka za 40 ndetse n'imyaka za 50, ya myaka yo kwicuza. Uzabona abagabo bose mungana bateye nabi, ubuzima bwabo budahagaze neza, ukiri umujene bose bari kukwibazaho ukuntu umeze neza, agasore gafite imyaka 20. Rero abantu benshi bari mu myaka za 40 na 50, impamvu ubona bose bari kwirukanyira muri za gym nta kindi baba bari kwicuza ibyo batakoze muri ya myaka yabo mitoya, bakisanga bisamye basandaye. Ikintu kibabaje muri iyi myaka rero, iyi siporo uba wayandikiwe na muganga kubera ko ubuzima bwawe buba bugeze mu manegeka. Umuntu rero watangiye gukora siporo akiri muto, umubiri we uragenda ukamenyera, imisemburo ikabyakira, ukarinda ugeza muri ya myaka za 40-50 imisemburo yawe ikimeze nkaho ukiri umuntu mutoya. Kubera ko wimenyereje izo ngeso rero bituma ko hari indwara nyinshi udashobora kurwara kuko umubiri wawe wuhaye ubudahangarwa bwo kudafatwa n'izo ndwara. Hari abantu benshi bazakuca intege ngo uva muri siporo igihe cyose ujya uri guhiga amafaranga. Icya mbere ni ubuzima, kuko utazashobora guhiga amafaranga udafite ubuzima. Cyangwa se niyo utarwara ya mafaranga yose wakoreye waranze gukora siporo, niyo nanone uzafata ujye kwishyura fagitire zo kwa muganga, narangire witabye Imana umuryango wawe usize mu madeni atabarika. Ikindi abantu bageze mu myaka 45 na 50 bahurizaho bakunze kwicuza n'ukuntu bagiye bita ku bitekerezo by'abandi bantu n'ibintu bagiye babavugaho, cyangwa se n'ukuntu abantu babafata. None yagera muri ya myaka agasanga burya nta n'umuntu wari umwitayeho, agatekereza bya bintu byose yanze gukora kandi byari bimufitiye akamaro,
nuko ba runaka bari bubibone nabi cyangwa se bari bubifate nabi. Wagera mu myaka 50 ugasanga nta n'umuntu n'umwe wari ukwitayeho. Iyo umuntu amaze gukura nibwo abona ko ibitekerezo bya babandi bimwe byamubujije gukora iby'ingenzi byari byiza mu buzima bwe, ahubwo agakora ibitari bimufitiye agaciro. None yageze muri ya myaka agasanga nta muntu n'umwe wari umwitayeho muri bya bihe. Icyo gihe ashiduka ageze muri ya myaka yo kwicuza. Ati iyo mbimenya nkikorera ibinejeje, nkikorera ibimfitiye umumaro. Ikintu cya gatatu abantu bose bahuriraho ko bicuza muri iyi myaka ya za 45 na 50 nta kindi ni ukutishyiriraho intego zawe. Abantu benshi bari mu myaka za 45 na 50 kuzamura bakunze kwicuza kuba batarishyiriyeho intego, uburyo umuntu abyuka agafata urupapuro akandika, cyangwa se buri munsi akageza agasuzuma ati nihaye intego ko uyu mwaka nzakora ibi n'ibi. Buri munsi ukajya uza ukisuzuma, igeze kuri kangahe ku ijana. Ugasanga umuntu ageze mu myaka 5, 10 ahora avuga ngo none uriya mwaka nzakora ibi, nzakora biriya, ariko na wa mwaka ugashira yibereye mu buyobe, nta ntego n'imwe arageraho, ahubwo akitera akanyabugabo ngo aracyari muto. Ngo hari n'abashaje batarabikora akirengagiza ko hari n'abajye, ngo hari n'abashaje batarabikora akirengagiza ko hari n'ababigezeho bakiri munsi y'imyaka afite. Nta champion uba ari umuntu usanzwe. Izo ntego rero iyo tuzihaye birangira izo ntego zo zikwihaye. Nimba utarashyizeho intego z'ukuntu uzakoresha amafaranga yawe, birangira iyo ubonye ayo mafaranga hahita havuka izindi ntego z'ubuyobe z'ukuntu ugomba gukoresha ayo mafaranga wari ubonye. Ni ibintu bita byikora. Ugasanga uhora ukora intego wowe utigeze wishyiriraho, cyangwa se ugakora ibintu bitari mu bushake bwawe. Rero ugomba kugira intego, uburyo nugera muri ya myaka 45 50 kuzamura uzavuga uti mu busore bwanjye intego zanjye zose nihaye nazigezeho. Ikintu kibabaje nuko abantu benshi batangira kwiha intego nta mbaraga bagifite zihagije zo kuba basohoza izo ntego. Iyi YouTube channel yitwa Namoneo. Shalom.